Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, abakunzi ba Kivu Network ndabaramukije kandi mbaye ikaze mu makuru ya mu gitondo, itariki ya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026, turazindutse rero ngo tubagezeho amakuru menshi atandukanye ari kuva ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni byinshi rero tugiye kuba tuganiraho, ni byinshi tugiye kuba turebera hamwe, dore ko kugeza aka kanya n'ubundi nta kidasanzwe kirava hariya ku kibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma n'ubundi, aho rero bigaragara ko uyu muyobozi wungirije wa MONUSCO rero bigaragara ko n'ubundi nawe nta kidasanzwe yaje kuba atangaza hano mu mujyi wa Goma. Byose rero tugiye gukomeza kugenda tubigarukaho, turagaruka ku mirwano iri kumvikana mu bice byo muri Bukavu, nabyo rero tugiye kuba tubigarukaho. Turagaruka mu bice bya Minembwe, aho rero bikomeje kugenda byibasirwa ku buryo bukomeye cyane. Turagaruka muri teritwari ya Karehe haramukiye urugamba rukomeye cyane mu bice ku munsi w'ejo byari byafashwe na FARDC, Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi, byongeye kubyuka bigabwaho ibitero. Ingabo za M23 zirashaka kongera kubisubiza mu maboko yazo. Ibyo byose nabyo tugiye kugenda tubigarukaho, tubabwira uko bihagaze. Si ibyo gusa tugiye kuba tugarukaho gusa, turaza kwerekeza no mu bice byo muri teritwari ya Walikale, naho tubabwira uko urugamba rwifashe. Turagaruka no muri Walungu, tubabwire ko rero televiziyo ya Walungu yatatswe n'abarwanyi ba AFC M23 bikomeye cyane. Turagaruka mu gace ko muri Baraka, ingabo za FDNB, ingabo z'u Burundi rero zikomeje kwisuka ku bwinshi ndetse no kongera ibikoresho byabo muri kano gace. Rero ibyo byose tugiye kugenda tubirebera hamwe, tubahereza idonido, tunabahereza impfunyapfunyi ndetse n'amakuru yuzuye muri bino bice byose bikomeje kugenda byumvikanamo imirwano muri rusange. Rero ngo wahe ikaze, nkushimira wowe utanahwema kubana natwe, nkomeza kukubwira ati uri umuntu w'agaciro kabisa. Reka rero twinjiye dukubita tubangura turebera hamwe uko ibintu bikomeje kugenda byifata muri rusange. Reka amakuru yacu tuyahere mu mujyi wa Baraka. Mu mujyi wa Baraka rero umaze iminsi uri targeted n'inyeshyamba za AFC M23 zigerageza kuwisubiza cyangwa se kuwufata, ariko kugeza na n'uyu munsi ntibirabakundira. Ubu ngubu kugeza aka kanya rero ingabo z'u Burundi zikomeje kuba zihisuka ku bwinshi cyane, ndetse no kuhazana ibikoresho bya gisirikare kabisa, kugira ngo zihagarike umuvuduko w'inyeshyamba zishaka kuba zagenderaho ngo zatake n'ibice bindi bitandukanye, dore ko ngo bifuza no gufata n'ibice byinshi kabisa, birimo nk'igice cyo muri za Kisangani, gufata n'ubundi Karemi, gufata n'ibi bice byo muri ubwo n'intara ya Tanganyika, ndetse no gufata n'ibice bya Baraka, bagafata ngo na Fizi yose, bagakomeza kuba ngo bacungira hafi umujyi wa Uvira, ndetse naho ngo bakaza kuwukuramo ingabo z'Abarundi ndetse n'ingabo za leta na Wazalendo. Nubwo rero bigaragaza ko bitapfa kuhita bibahira kano kanya, kuko uburyo bigaragara ko ibintu birimo birakorwamo, biragaragara ko igisirikare cya FARDC kiri tayari kandi kiri maso kuba cyasubiza inyuma ibyo bitero byose muri rusange. Nyumva rero ntago urugamba rworoshye kabisa kuri M23, birakomeye cyane, dore ko ku munsi w'ejo bari bagerageje kuhataka ariko ntibyabakundira, basubizwa inyuma muri uriya mujyi wa Baraka. Rero bivuga ko n'ubundi isaha yose ngo bashobora kuza kuba bahataka muri rusange. Rero reka dukubye tubangura twihute cyane, twerekeze muri Walungu. Communauté radio televiziyo station ya Walungu yatatswe, hibwa ibikoresho byinshi cyane. Rero yatatswe n'ingabo za AFC M23, zitwara ibikoresho birimo iby'itumanaho ndetse n'ibikoresho bya interinete, byose barabicomora barabitwara kabisa. Hagana saa 11:30 ku munsi w'ejo ku itariki 12 kabisa, nibwo ibyo byose byakozwe. Technical equipment cyangwa se bino bikoresho n'ubundi byo bakoresha mu gusana n'ubundi byaba byangiritse muri staff technique hano kuri radio station ya Walungu, bamaze kuba babitwara. Ubu iyi radio rero ntago irimo irakora, yamaze kuba iva ku murongo kano kanya, ko niratangira gukora kubera ko ibintu byo birakomeye cyane. Bigaragaza ko rero ibintu bitoroshye kabisa kugeza kano kanya. Rero urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba, no gukomeza rero kugenda tubikurikirana, tugakomeza kugenda turebera hamwe uko ibintu bikomeza kugenda byifata, ariko ntago byoroshye mwabana mwe. Urugamba rukomeje kujya ruba urugamba muri rusange. Reka rero twihute cyane tujye mu misozi ya Nkobe, hano mu gice cyangwa muri Walikale. Barakubwira ko rero Walikale mu gitondo ahagana saa 10 za mu gitondo zo kuri uyu munsi wa 13, kuri uyu munsi wo kuwa gatanu, turi hafi no kwinjira muri weekend,
nkomeje no kwifuriza abayisilamu wa gatanu mwiza kabisa, dore ko bitegura no kuba bajya gusenga uyu munsi wa none ahagana saa kumi. AFC yatatse uno musozi wa Nkobe barwana isaha yose kugeza saa kumi n'imwe, ariko yatakaje abasirikare barindwi ikomeretsa umusirikare umwe wa Wazalendo mu rugamba rwari rurimo rurabera muri iyi misozi ya Nkobe. Isubira kibunamo amaguru mu gace ka Mati, dore ko ariko n'ubundi bari baturutsemo ku bwinshi banafite n'ibikoresho bihagije, ariko basanze FARDC yiteguye kuba yabarusha ibasubiza inyuma kibunamo amaguru, dore ko yakoresheje imbunda zose zishoboka ndetse n'imbunda ziremereye cyane z'imizinga n'iz'imisada kabisa, ibasha kuba yasubiza ibyo bitero inyuma bya bigabweho. Kandi ibyo bitero nkubwira ni ibitero bifite imbaraga kabisa. Hano muri uyu musozi wa Nkobe ni M23 ishaka kuwufata ngo ikomeze kutegana neza n'umujyi wa Pinga, ibashe kuba yawurasaho, kuko uyu musozi wa Nkobe niwe usa nkaho urinze cyangwa se ukingiye ikibaba umujyi wa Pinga. Niyo mpamvu rero FARDC nayo kwasohoka ibikoresho bya gisirikare idahwema kubikora, kubera ko irabizi neza ko kano gace karamutse kagiye mu maboko y'ingabo za AFC M23 ibintu byaba bihinduye isura, ibintu byaba bihinduye isura kabisa. Reka rero dukubite tubangura tubanze tugaruke ku byo muri Goma. Uyu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo mwabonye no muri Viviane umuyobozi wa MONUSCO waje gusura ngo ikibuga cy'indege, bigaragaza ko rero ngo kigomba kuba cyanafungurwa mu minsi mike iri imbere. Ariko icyo nababwira ni uko uyu mudamu nawe nta na kimwe kidasanzwe yazaniye M23, ahubwo we icyo yaje kuba areba neza ni uko bagomba kuba bakora icyo gusubiza leta ibyayo, nta kindi. Mwigeze mwumva hari ijambo ridasanzwe uyu mudamu yigeze avuga ngo bagiye gukora? Ntacyo kabisa, ni ukuza nyine gusura, just gusura. Ariko ikintu gihari ni uko kigaragaza ko iyi gisirikare n'ubundi cya FARDC ndetse na diplomasi yacyo iri hejuru cyane, kuko ibi byose bamaze iminsi babyifuza. Baravuga bati M23 turavuga ati igihe Ubufaransa bwabacanagaho umuriro ndetse na Kinshasa ikabacanaho umuriro, baravuga bati rero ntabwo twebwe twayifungura ngo ni uko Kinshasa ibishaka, ngo tuzagifungura ngo ku bushake bwacu. Ibyo rero bigaragaza ko n'ubundi bizafungurwa atari ku bushake bwabo, kuko na n'ubu ngubu ukuntu biragaragara ko iyi MONUSCO nayo irimo irashaka kuba yabikorera n'ubundi Tshisekedi. Ariko nayo mwabonye ko uyu mudamu nawe nta kidasanzwe yaje kuba avugira aha ngaha i Goma, uretse kuza kwifotoreza ndetse no kwasura. Gusa gahunda ihari n'ubundi ni uko bizwi ko Tshisekedi aha ngaha ari mu bijyanye na diplomasi nziza cyane yo gukina, kugira ngo barebe ko basubirana uyu mujyi wa Goma n'ikibuga cyawo byose muri rusange, kuko gufata mu kibuga cy'indege cya Goma bivuze byinshi cyane, byahita bituma n'ubundi ibintu bihindura isura, M23 ikava mu mujyi wa Goma nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Rero mu mujyi wa Karehe, muri teritwari ya Karehe, Karongi, Bunyakiri, muri axe, izo axe rero ziramukiyemo urugamba saa 11 kabisa. Urugamba rwa rutangiye aho rero AFC M23 yaje gutakaza bino biciro, avuga ati tugomba kwagaya ibitero kugira ngo turebe ko twafata tuno duce muri kano kanya. Rero urugamba ruracyari kwabera, ni ugukomeza gutegereza ibiri buze kuba byavamo mu yandi masaha, tukaza kuba twabagezaho uko byakabaye muri rusange. Muri Bukavu agace ko muri Katana kabisa, nako kari kumvikanaho amasasu menshi kuva saa 11 za mu gitondo. Niyo makuru rero ndi gukurikira, ni n'amakuru ndi kwakira, kandi andi makuru avugira ko mu mashyamba ya Panzi FARDC noneho yazanye intwaro za mbi cyane kabisa, zirimo zirarasa amasasu menshi cyane. Gusa rero hari imibare itaratangazwa ku masaha y'umugoroba, ndaza kubona ibagezaho ko yakabaye. Ndabashimiye cyane kandi nkomeze no kubifuriza kugira ibihe byiza.